simbiza abantu bararakaye gada abantu bararaka noneho ubusamiraje ubu abantu bagiye gupyapyaturana ubu hari utwana tumeze gutya hari ibisore bimeze bitya hari ibisaza bigenda dore ejo nabonye umukobwa w'inshuti yanjye atwite ndicecekera nanga kugira babaye indaya njyewe reka mbabwire ikintu cyandakaje abantu babaye indaya wabonye ukuntu ibintu bikundwa wabonye ukuntu ibintu biryoha ibaza umuntu kugukaraga kuri imbere y'iteraniro ringana kuri ukemera mukajya kubana kakwitegeye cyecura akagukaraga akagera atari kukavuga uti ntacyo ari iyo mbyeyi nyitaha iruhande urakoze cyane uranyibukije ahangaha urumva ni abagabo bahera barera abana batari ababo ibyo bintu uzi nk'abagabo bari kurera abana b'imbwa babwiza ukuri nanjye mugabo nimba ushaka amahoro mu rugo rwawe ukarwubaka rukaramba reka kutekereza gupimisha uragushiduka mu bana batanu rero nta wawe n'umwe uri bantu barimo kurongora abandi ivumbi rigatumuka mu marogi mu mageto ivumbi rimva ibintu biri mu bicu kandi ubwo uko baba bari kurongorana gutya ivumbi ritumuka niko na sida bitumuka igenda yiseseka inda nuko nguko inda zo barazibonye basiga bazikuramo ntari ariko sida yo baba yihere nta siro ya sida ibaho abakunzi ba Kigali News Channel twongeye kubaha ikaze kandi ari nako tunabashimira urukundo mukomeje kutwereka iyo ukoze subscribe ubu duteye ingabo mu bitugu by'umwihariko turabashimira abantu bakoze subscribe ubu tumaze kugera ku bihumbi 14 hafi 15 umuryango mugari wa Kigali News Channel ubu natwe dushatse twabyita umuryango mugari kubera ko tumaze kuba benshi kandi uko mukora subscribe aba ariko basi mujya munareba ibiganiro tubagezaho mukore share mukore like mukore na comment sinarenguretse umuntu waraye umbwiye ati uriya mukobwa mubwire ko tumushaka cyane none se simba mpari uretse yuko nari maze iminsi ndwaye rega ntago nabasiga mwenyine hatazagira ibirura biza bikabakubaguza ndabizi abantu b'iyi minsi ni bararakaye abantu umujinya warabishe ese abantu barakajwe n'ikiri simbiza abantu bararakaye gada abantu bararakaye bise abantu habaye iki gituma abantu barakara ko abantu bararakaye abantu babaye seriye apana bya bindi umuntu yakubwiraga ngo ubu umuntu nakubwira ngo ndi mu Bushinwa kujya wumve ko abantu barakaye umuntu nakubwira ngo ndi mu Bushinwa mukanya ukabona muhuriye Nyabugogo ubwo menya ko tayari nawe uri mu Bushinwa wikirirwa ugira icyo umubaza kuko umubajije mwarwana none se bigenda bite sinzi ikintu cyarakaje abantu noneho ubusamiraje umva ubusiri bwawe se welcome muri sama ubu bagiye kugira n'abadiaspora bagiye kuza abadiaspora bara yewe cyakoze muzampamagare kwa munani hari abantu ngenzi bagiye kuza muzampamagare ngewe rwose twisangirira amadolari yesu we ubu bagiye ga sama sigeze nyuma y'iyi sama umva se nyuma y'iyi sama njye uzampamagare nkwereka abana tuzita ba Sama bin Laden ba Sama Time urumva nzabakwereka nkuko hari abitwaga shyiramo metero Claudine none se Liza Sami yigeze ubundi ubu abantu bagiye gupyapyaturana ubu hari utwana tumeze gutya hari ibisore bimeze bitya hari ibisaza bigenda bimeze bitya ariko biri gucunga utwana hari utwana natwo twatunaye n'abamama bakuze abamama b'ubu ngubu batangiye oya uzi impeshyi ahantu abagore ibageze abagore bo bari mu birere n'ubundi bari kugurumana none kamubaza ikibazo uzi impeshyi ejo bundi ndakubwira ibintu byambayeho urumva dore ejo nabonye umukobwa w'inshuti yanjye atwite ndicecekera nanga kugira ikintu mvuga nanga no kugira ikintu muretse wumve nanga no kugira ikintu umubaza umumama twari twicaranye ukuze nawe utagira ipfana atari kuratwita umukobwa ararahira hikoza hasi hikoza hejuru ndavuga n'icyo nzi cyo niba nari nanarebye nabi ariko irya mukuru rirabibonye nise gutwita bitwaye iki wabona yabonye umukunzi bagashimana ni impeshyi uzi umwota irimo gutera abagore uwa mbere yayifashe
tutaranayinjira ubu yemwe bahungu rero mbabwire ubu bwa bukobwa bwirwa bubitunazaho bubitunengezaho mu bwitondere kuko ubu ngubu ayo muri gusangira ari kuva mu bapapa ese Liza abapapa kujya mu bana abana kujya mu bakuze ni ugusirimuka abantu baraguranye ubu ngubu ukuvanga abantu baraguranye harya muri vore bakora ikirotasiyo umwe akava imbere abantu bakora rotasiyo urumva ikipe imwe ikava muri iki kibuga ikajya muri kiriya urumva indi nayo ikava muri kiriya ikajya muri iki urakoze cyane ubu rero abantu bakoze rotasiyo abapapa bagiye mu bana abamama papa bagiye mu bana abana njyewe ejo muri iyi minsi itambutse umuntu twaraganiriye ukuze oya ubu bakoze rotasiyo abasore bagiye mu bakecuru abagabo bajya mu bakobwa uretse nkubaza ikibazo njyewe umuntu nkurikije ukuntu twaganiraga nabyita gute ntabwo natinya kuvuga ko yari ari kuntereta reka mvuga nimba mubeshye Imana imbabari nimba wenda bihimbye amazina ariko ndibaza umumama aranduta sibyo umugore sibyo atereta umwana byagenze kandi mbona we wanamunyafura mbona wanamunyuzaho ikinyafu kubera iki gama mbona ko aragashuye ibyawe bidasobanutse nawe Liza gira ikintu nshinja turi mu kiganiro ntacyo kizavamo muri kino ntacyo ngushinjije kuko rwose ukuntu mba mbona ureba nawe reba neza mba nkubwiza ukuri nawe ukuntu mba mbona ureba mba mbona utari seriye kutaba seriye ariko bisanzwe ibyo mu buzima busanzwe mbona mu barakaye nawe ushobora kuzamo njyewe twari twagunganira imihanda yawe twahagonganira dutese erega ahantu mwe mubera incakura gadi we na bagenzi bawe mwigize abarokore ahantu mubera incakura mwebwe ibintu Imana ibireba mukora n'uburyo mugera mu bantu mukagenda mwibombaritse buri Imana ibibareba njye hari nk'igihe nicara nyine muri imagination zanjye nkimagina nko mu mutima w'Imana nkareba kuntu mwaje mwatwibombaritseho gadi ntanywa inzoga gadi ntajya mu kabari gadi ntaceza urumva noneho ngahita nshushanya Imana iri kubareba weho na ba bantu bivugisha ngo nuko aravuga ngo oya Liza mu bintu tuganira iyo ndimo mbareba buriya iyo buretse nyitondesha ntabwo ntegeka ibyo mvuga kubera iki hari abantu ushaka ko nta muntu nshaka gushyiriramo imiyaga njyewe nisize insenda noneho nta nubwo ari piripiri nibushari urumva njyewe nisize imisogwe y'insenda weho n'abariya bantu abakozi b'Imana ariko nibandi utari umukozi wayo ninde njyewe nawe nugute se ntari umukozi w'Imana njyewe none se abakozi b'Imana ni we manager wabo ni wowe wabahaye akazi se ariko niko twakoze tubise none se wowe unkurute mu bakozi b'Imana hari aho nasibye se ngo unkate unkurute mu bakozi b'Imana nese Liza buryo urasenga ku buryo wanasengera n'abandi bantu amadayimoni akava mu bantu none se gusenga ni kuriya kwirirwa mwibombaritse muduteka imitwe uzi buriya Imana irimo bareba mugenda mutwibombarikamo njya nimagina ko nko mu mutima wawe ivuga ati muve imbere y'abantu mwandayamo nese Liza nuko nyine Imana ari inyembabazi uzi mwebwe iyo mugeze aho mucira ibintu murabicikiriza turabirandura mu gihe twe tubica bigacika mwe murabica bigacika mukabicikiriza yewe iyo mugeze hamwe mukorera za yagapfe za vutu ni ibiki se kandi turabazi Liza ubwo nanjye birangiye uranyihindutse tubaye gutyo iyo mutangiye guceza za ndirimbo za King Biggie mutubari mutangiye kuhatwika mwigiza abantu badanje ese Liza dupfuye cyakanya abantu babaye indaya njyewe reka mbabwire ikintu cyandakaje abantu babaye indaya abantu ni indaya we abantu kuraya tubafashe rero abantu ni indaya ese byabagendekeye bite ga uzi ko busigaye bucyareka nkubwiza ukuri kw'Imana uzi ko mu gitondo nka saa mbiri
ufashe nk'amatelefone yose ukareba ibintu biyarimo, abantu wasanga wakekeraga ko babyutse bagiye mu kazi, ushobora gusanga plani y'uburaya bayujuje naho buri bubere tayari, babonye location bazihanye. Ndakubwiye ngo wagwa mu kantu. Abantu bari gusambana nk'abazapfa ejo, abantu babaye indaya. Urumva ibintu abantu barimo gukora, barimo kubikora nkaho bameze nk'abari kubitanguranwa ngo bidashira. Mwakwihanganye ko bidashira, ko bidashira. ntabwo bishira ibintu ntabwo bishira. Abantu nibihangane bareke kuba indaya. None Seriza, uburaya bw'abantu ubona buterwa n'iki? Mbona buterwa n'iki? Ako si impeshyi ugira ngo iroroshye, ahubwo nihagira umugira neza yitange akore kampani izajya ihereza abantu tuzi two kunywa tw'ubuntu, kuko abantu barashyushye. Uzi ko umuntu wicaraga muri uyu mujyi wa Kigali nta n'ujya utambuka uvuga ukasanga bacuruza amazi akonje ashyushye, ukagenda igikombe ni 150 nangahe. Rero abantu bubu ngubu unamuhaye amazi nubwo wayamuhera ubuntu, unamuhaye uzi ko ushobora guhereza umuntu umufuka w'umuceri nkurikije uburaya buriho. Uzi ko ushobora guhereza umuntu umufuka w'umuceri akakubwira ati ure kuyampe nyishyure rogi ngure na byere 5 bana. Ubu buraya nawe ujye bukora? Njyewe se nabukorana nande? Nawe musheri wawe w'imyaka 22. Ura w'imyaka 22 ni sheri wanjye. Ni sheri wanjye. Oya kubera iki se? Ariko se ubundi mukora iki ndakwiyamye? Ndakwisabye. Ariko nizere ko ufata umwana wese. None uzi ko hari n'abantu barimo kujya kwibagisha inda. Buri inda nayo iri mu bintu bibangamiye abantu bagiye kugira icyo bikorera. Ndakwiyamye. Inda nayo buri iri mu bintu bibangamiye abantu bashaka kugira icyo bikorera. Burya se nta muntu se wabonye wayibagishijeho kuri iyi mihanda kugira ngo akunde abone ukuntu bizajya ibintu bihurira amajerwa. Ubundi mbere ntabwo byahuriraga, ntabwo biba bihura neza. Ariko nanone ikintu gishobora kuba gikunda ariko hari imbogamizi ikunda kuba ibyitambikamo. Ubwo rero iriya nda baba bayikuyeho mu buryo bwo guca imbogamizi. Baza wa muntu wayibagishijeho umudije. Yarayibagishije se? Ngo yaragiye barayibaga barahaharura ubu ngubu nawe ari ku isoko ry'umurimo. Ayaya Seriza, wowe kutarajya kuyibagisha? Njyewe se ndajya ku isoko ry'umurimo kumara iki ko nshaje. Seriza urashaje kandi mbona uri umwana. Ese ufite imyaka ingahe? Akora cyari muto. Niyo ushaka imyaka yihore David ntiwatubwiza ukuri. Ako ngenda cyari umwana muto. Ufite imyaka ingahe? Njye mfite imyaka 20. Yari nine none ine yavuyeho. Yakuwe iki? Sheri wanjye yarandebye ahita nkura kuri na anshyira kuri 20 gusa. Yarakurebye ahita avuga ati ndakugabiye. Imyaka 20 niyo. Nta mupasiteri se wabonye mu rusengero arimo akaraga umugore avuga ngo yari afite imyaka 45 ngo dore ngo nteye vitesse. Marishariye ngo mushyize kuri 30 ngo dore ngo nteye vitesse ngo mushyize kuri 25. Ari kuri ya mugore arakomera. Akaba ari nkanjye uhirikanga kuri iyi ijosi ryatakara hirigiriye. Yari no kumuhaniramo ubona ukuntu. Noneho ntago uzi ukuntu rero ubundi bwo yamugenje. Hari igihe yaramutesheje igitambaro cyo mu mutwe. Ariko uriya mugore arakome. Ariko ga wabonye ukuntu ibintu bikundwa, wabonye ukuntu ibintu biryoha. Ibaza umuntu kugukaraga kuri imbere y'iteraniro ringana kuri ukemera mukajya kubana. Akakwitegeye cyecura akagukaraga akagera atari kukavuga uti ntacyo ari kwiyombye yinyitaha iruhande. Byo bintu urabyumva utariko ga. Abantu barariwe, abantu bararakaye. Abantu imijinya yarabishe. Abantu bafite umujinya. None Seriza. Iyi mihanda yawe. Ibintu byayo ntabwo byoroshye. Kuko urabona ahubwo uzi ngo birateganya no kuza koroha. Ibi bintu byamaze gufata indi ntera. None Seriza twakire ko ngo twakire ko nimba mfite mushiki wanjye akaba afite imyaka
runaka nkaba mbona avuze ati ngiye hano sibyo nkajya nirirwa mubaza ngo ugiye he nyamuntu uramugira uteze ko umuntu waturatumva umukobwa waturatuye n'ubwo wamwambika amapingu ku maguru no ku maboko gayayaca ese Liza ntabwo ubundi ari ibintu twebwe twari tuzi tuganira kwa kundi abantu segonderi baba baganira ko burya abakobwa amarangamutima yabo nimba nabyitezwe n'ubushake mu iterambere ubushake mu isirimuka nta terambere riraho bigaragara iyo umuntu ari mariye niko twe twari tubizi kandi bwo nyine ushobora kubona amarangamutima y'umukobwa n'ubushake mu isirimuka ariko ubu ntabwo kugira ubushake bisigaye bisaba kuba uri mariye umukobwa se nyine we bigenda bite umuntu asigaye avukana ubushake ngiye nkurikije ukuntu mbibona ahubwo mu myaka 10 n'ingaho ubumenyi nabwo bukaba bwaje akaba amaze kuba mu macuwa mu bintu byo gusirimuka bakamusirimura hagashya kwiki abantu barariwe abantu barasirimutse ese Liza kangobaza ikibazo ko bano bantu twita ko bakuze urumva babasha gusirimura neza bariya ntago babishakira ubasirimura bo rero gusirimura inkumi kwabo bazisirimura mu biceri nkumi nabo nazo zikabajomba twatuntu tumeze nk'udutemere tw'ibiseke ubundi umusaza agasirimuka kwiki wamwita beba akita bakarame ari umusaza none se ugira ngo ahubwo hari umwana muto ukiri bebe yabaye abasaza ubundi bitangira gusirimuka ikizakubwira ko abakobwa ari ibiremwa bitangaje ubusirimu bugitangira barabanje bata umusaza n'umujene izo mvugo rero twarazumvisha bajya hariya umwe aratera undi arikiriza bata umusaza n'umujene burinda bwira none ubu umusaza asigaye ari bebe noneho tuzasoza babita abamahinja oya mu rwego nese ubundi bebe si buhinja mu rwego rwo gusirimuka neza babishyira mu gifaransa akaba bebe none se Liza ibintu rero ntabwo ngiye mbyumva ntabwo nakubeshya ugomba kubyumva ubu nanjye nicara ngaha mbashyigikire musirimuka ahubwo icara nawe usirimuke Liza ngenda kuza ahubwo ngiye icyo mvuga none se nk'uwo mugore waramutse agutereta ushatse kumbwira ko iyi mpeshyi iri busiga ataguteye inda none se ushatse kumbwira ko iyi mpeshyi iri busirimuke urakoze cyane uranyibukije ahangaha urumva niho abagabo bahera barera abana batari ababo uzi nk'abagabo bari kurera abana b'imbwa z'ingegera mu ngo zabo bazi ngo ni ababo ngewe reka nkubwire nk'uko muhora mutubwira ngo mugore niba ushaka amahoro mu rugo rwawe irinde kureba muri telefone y'umugabo wawe mbabwize ukuri nanjye mugabo nimba ushaka amahoro mu rugo rwawe ukarwubaka rukaramba reka gutekereza gupimisha test DNA kuko ushobora gushiduka mu bana 5 rero nta wawe n'umwe urimo kandi muri abo bana harimo n'urangije segonderi ngewe nzi umugore afite n'umugabo we ntago nzi ukuntu nabyita niba afite ikibazo cyo kutabyara niba bimeze gute ntago mbizi ni ukuvuga ngo abana bose uwo mugore afite ni abamurumuna w'uwo mugabo w'imbwa w'ingegera w'imbobo ntago abizi kandi atabizi umugore kandi uwo se w'abo bana nyine wa nyawe nawe ntabwo yajya kuvuga ngo abana n'abanjye kuko arabizi ko uwabamuha ntacyo yabatungisha nyirabana we nta kibazo afite abana bari mu muryango nawe yagira yagira n'amahirwe akaninyurizaho kwigendera Liza ibyo bintu birahari hari nk'umuntu ndakubwiye ngo 50 ni abantu barera abana batari ababo muri uyu mujyi ahubwo reka nkubwire n'ibintu abana mwihaye byo kujya ubona umugabo
muturanye agutumye ukamusuzugura nshuti yanjye umugabo muturanye napfa ujye uri ruhogore kuko nta wamenya wenda ni naso kuko ubusirimu bwariyongereye none Seriza nukuri dukwiriye kugira ibintu duhindura abantu bagabanye ubusambanyi mu mbabarire mugabanye imyoto mu maguru mu mbabarire kuko ubwo n'uburakari bukabije ibintu bimaze gufata indi ntera none Seriza buriya nujya kubona kese yageze mu bastari jya umenya ngo muri ba bantu bibombaritse gutya batari abastari ibintu biri kubera yo mutazi biba ari ibindi bindi akoze ko ibyo bintu none Seriza umuryango nyarwanda umuryango uraganaye sha ibintu biri hagati na hagati uzi ikintu ahubwo dusabwa uzi ikintu dusabwa turasabwa kwikebura ngenda bakebuye kabisa ndabibukije kuko tumeze nk'abantu barimo kubura ubwonko bwibutse none Seriza umuryango nyarwanda nyine uragana hese nitudahindura ibintu ukuntu byifashe ko haza gushya ko nitudahindura ibintu haza gushya mugerageze duhindure mayindi niba abasore bashobora kwanjama inkumi bakavuga ati abakobwa bakunda amafaranga abakobwa bakunda amafaranga abakobwa bakunda amafaranga bikaba intero n'inyikirizo byarangiza ejo mu gitondo abakobwa babicitseho abasore bagaceceka bagahindura indi ntero n'inyikirizo bagahimba indi ndirimbo umujama muhuye ati nta kimere wambonera ngo kijya kimpa ibiceri nta kimere wambonera nzajya ntamo kikampa ibiceri mudukura ku bintu kugira ngo mubijyeho niba unenze ikintu ukakinenga ku bakobwa ukagira imana iyo ngeso mbi bakayicikaho waretse nawe guhita uyijyaho uzi ko amabara n'amadegatwa dayimoni yaje mu bantu injyana yahinduye izina amabara n'amadega tumeze nk'abarushanwa hasi hejuru mwatuje mwaretse kurakara kweri niki cyarakaje abantu bararakaye abantu barariwe ejo bundi umugore niba ari umugore wa pasiteri niba ari umugore w'umupasiteri kazi ntumbaze abarasambanye Muhanga harahiye noneho abantu reka nkubwire ikintu kikwemeza ko abantu barakaye umuntu asigaye abana undi muntu yakoze ikintu kibi akakiyitirira we umuntu se ku buryo yabona ikintu none se ntago uzi wa mugore bavugaga w'Imuhanga ngo yarasambanye urumva ngo buretse wumve kuntu umuntu asigaye akora ikintu kibi undi akaza akakiyitirira ntago uzi ko bavuze ngo umugore yarasambanye hari n'amajwi n'ibiki byose n'amashusho urumva byarangiza hakaduka umusore akajya ku gitangazamakuru cyitwaga Yawe TV urumva kitagikora akajyaho yarangiza akavuga ngo niwe wasambanye n'uwo mugore polisi kamushaka ngo imufate mubaze ibyo bintu neza agatoroka sinzi niba yaraje gufatwa ntago wambaza ubundi yabawe ibyo ni ibintu byo kujya kwirata ngaho nyine ibaze nawe kuntu abantu barakaye Seriza kuba uri kumwe n'umuntu ukamurikodinga byo ni ibiki noneho ariko rero kuba uri kumwe n'umuntu ukamurikodinga ngewe nta kintu nabivugaho nawe ujya barikodinga ndabyibuka iyo uretse umwana akirikodingira undi none Seriza hari nk'umuntu nk'urugero bafatwa amashusho batabizi hari nk'umuntu ushobora gufatwa amashusho we abizi birashoboka ariko kimwe nuko bishobora kuba ntago bishoboka abaye atari amashusho meza ari amashusho y'urukozasoni ntawakwemera ko bayamufata abizi se wowe wakimena inda niba waba uri cya gisiga cy'urwara rurerure none Seriza tanga inama rero kuri abo babyeyi njyewe inama nabagira nimushake ka barafu mugabanye ubushyuhe kubera ko haraza kubashyana
zazo noneho uyu munsi yo umbwiye inkuru nyinshi. Bantu barimo kurongora abandi, ivumbi rigatumuka mu marogi mu mageto, ivumbi rimva ibintu biri mu bicu. Kandi ubwo uko baba bari kurongorana gutya ivumbi ritumuka niko na sida bitumuka igenda yiseseka inda nuko nguko inda zo barazibonye basiga bazikuramo ntari ariko sida yo baba yihererekanya aho igeze hose. Ubwo no kuvuga ngo uwirinda yirinde, wakirinda yakirinda amani. Urubyiruko narwo rukagabanya swing. Urahura n'umuntu wese wari uzimani, umwana muto mwiganya cyangwa mwakuranye ukabona yacuye. Ukabona yacuye burundu, ukabona si wa wundi. Shana ukuri ntago urubyiruko swing ruri gufata ziraza gutuma tutaba urubyiruko rubereye u Rwanda cyane. Biza tugushimire dusoze. Sha nta kundi. Nta kundi nose ku bantu basirimutse. K'abantu barakaye. Abantu barakaye, abantu barasirimutse. Ake ibintu byo gusirimuka. Shakiza ibintu bira muri imihanda ya muri Kigali yawe. Niyo kwimbuka. Ibintu biri nahangaha ntago dukwiriye kwimuka. Ntago dukwiriye kwimuka ahubwo ni twebwe bo gukora revolution. Tugakebura abantu. Cyane. Niyo mpamvu nzajya mbakebura. Ugenda utega amaguru uyatega nk'amaboko ugiye guhobereza umuntu, baguhobereza igisimba kikwinjira kikwemeza. Wigaramiye. Ngewe nigaramiye. Ujya muri kane unyuhitwa udiyara unigaramiye birakureba. Muzarnya dogodombora ihite. Bizamera nka kumwe. Buriya rero hari ukuntu abantu baba bari gukora ibintu bazi ngo bari kurya sho kumbe bari gushya. So nuko bari kugenda bacomekana bajomba n'ibisida bajomba n'ibiki. Ubu ngubu barimo kubikora baryohewe. Ejo cyangwa ejo bundi abana banyu bazaba bari kuvuga nka kumwe nyogoye yavuze ngo mama wawe yishwe n'iki, harya ngo yarwaye diyara avamo roho. Ngo avamo roho niko abana banyu bazaba bari kuvuga ati yagiye muri kane avamo roho. Cyane ko abantu barimo kwikora ibyo bintu, abantu barimo kwishakira izo ngaruka. Ni ba bantu b'abanenganenzi b'urwara rugera iriya nka rumwe njya nomeka rumeze nk'urw'igisiga. Urumva ba bantu b'urwara rugera iriya uhereza n'ibinini by'inkorora ntabinywe ngo barashaka amasiro, nta siro ya sida ibaho. Biswa mbabiski murabe.